ndabashimira ko munteze amatwi. Abiyita abami b'abagore nibaceceke. Umwami w'abagore wa nyawe byarangiye abagore bamwimitse. Abiyita imibare nabo byarangiye iby'imibare babirambitse hasi bakwira imishwaro bajya gufana umwami w'umuziki. Utekereza iki ubonye umuhanzi ufana nawe afana King James n'abafana be nabo bagafana King James? Niwe muhanzi wenyine uzajya mu giteramo cye ugahita ubona abandi bahanzi bose bo mu gihugu aho bava bakagira bakitabiriye. Umuhanzi utagiye mu giteramo cya King James uwo ni hanzi ntabwo irajyaho. Umukobwa utagaragaye mu giteramo cya King James uwo ne Epimake ni Damascene n'Inzabirinda ni Mafurebo. Niwe muhanzi wenyine mu mateka y'umuziki nyarwanda uje kuri stage amanutse mu ijuru nka Mesiya. Niwe ufite umusheri cyangwa umugore menya ko umufatanyije na King James mwibanga rikomeye kubera ko nubwo mubana ariko akunda King James niwe karashi we kuva kera. Mu gihe hari ibitaramo witabira ugasangamo za nyina kagori gusa kwa King James aho wageraga ukagira ngo ni Miss Rwanda yagarutse. Niwe muhanzi wenyine ukoze ibitaramo bibiri byukurikiranya muri arena kandi abantu bagakubita bakuzura. Agisohora amatike y'igitaramo cy'agatangaza ko yashize ku isoko abantu bagize ngo nukubeshya ariko babyemeye ubwo BK Arena yakubitaga ikuzura abantu bagatungurwa. Bitamusabye ibishegu cyangwa igisirimba buraho yanigaga yahasangaga umuhogo kubera ko indirimbo yose yashyiragamo wasangaga abafana bari kuzamuka hejuru kandi bakazamukira icyarimwe. Mu gihe bamwe basaba kugura abafana gukora amaprank no kuzengurika igihugu batakambira abafana ngo bazaze mu gitaramo cyabo, undi byamusabye gushyira amatike hanze gusa ubundi ibindi byose birikora. Nibavuga abami b'umuziki nyarwanda uzamenye ko hari umwami w'abami yitwa King James. Nkuko ababyeyi bamwise Ruhumuriza yafashe abakunzi b'umuziki nyarwanda arababwira ngo muhumure ntibigisaba Diamond cyangwa Davido kugira ngo mwishime. Ubundi hagurutsa BK Arena yose abantu bose bamucanira amatara bamuha icyubahiro. Titi wa Titi ubwo batereraga ivi Nyambo nawe yifashishije igitaramo cya King James ahereza ubutumwa Nyambo wari wagundiriye umukunzi wo mu gitaramo yamuhobeye nka kumwe umwumbati uhoberana n'igishyimbo mu isafuri. Kimwe mu byatunguye abantu nukubona bamwe mu bahanzi bari bitabiriye ibitaramo by'Urubavu barahaguruka nyumerego nk'ubu ya saa 11 bagahita batungurana mu gitaramo cya King James cya kabiri. Kumwe kera tukiri abana batubeshaga ngo inzu za Kabuga zubakishijwe amafaranga, natwe tuzatubwira abana bacu ko inzu za King James zubakishijwe amazina y'indirimbo ze. Ukwijwi ni Messi mu murava ni Cristiano. Yewe Boga akimara kugera mu gitaramo cya King James akabona abakobwa bateye neza ati nawe ya Nyirabukara irangigargiga nayiguriye n'ibiryigo sinayirigige kandi mu gihugu abakobwa beza nk'aba ngaba kandi umuntu yanaryiga ati kuva kera nakoraga ubugorigike. Ikikwereka ko King James ari gitangaza nuko umukobwa wese witabira igitaramo cye yaba uwaheze waba wabuze urubyaro watewe indobo zarenze 100 yaba ubabo baroga yaba ukiri isugi yaba urugo rwananiye yaba wazanye iminkanyari nta musore uramuvugisha buri wese yabonye indirimbo imushimisha. Nuvuga ngo nta mukobwa numwe wanga King James buri wese akunda indirimbo ze. Nyuma yo guhagoza abakobwa bakagwa igihumure ni numwe mu bafite indirimbo zigera mu gihumbi kubera ko radya nk'igipapuro rwashize kuri BK Arena kiriho indirimbo ze. Kuzibara byagusabaga karikiratiriste byabaye nk'ibyaba mugabo wagiye kugura indangamirwa. Umugabo ngo yaguze indangamirwa yigeshisha mu rwaho kugira ngo ayicurikemo icupa yibara tatuwaje ziri ku mubiri wayo. Ubundi ngo burinda bucye atararangiza kubara izo tatuwaje gusa ngo yagarukiye hasaza akamenyetso. Bukiye mu gitondo wasanga yasize akamenyetso hasi banganye gusa ngo yatabaho nuko hari kumwatata kandi ngo hari tatuwaje y'igihunyira. Ubundi ngo arahera arakomeza arabararamanuka ngo yazirangije ku munsi ukurikiyeho. Abafana ba King James nabo ngo bakibara kugira kuri BK Arena bahasanze icyapa kiri indirimbo nka 500 yakoze. Ubundi ngo barazibara birangira batazirangije ukiye mu gitondo bagarutse mu gitaramo nibwo bongeye kuzibara basanga bazirangije ariko ngo za ndirimbo nyinshi zigera ngo mu gihumbi. Niba ufite hoteli akabari restaurant cyangwa handi hose hakenerwa service zo kwakira abantu uzakenera menu. Menu niki? Menu ni bya bipapuro biba biri ibicuruzwa n'ibiciro byabyo uhereza umukiriya agahitamo icyo ashaka kugura. Reba ukuntu ibiciro by'ibicuruzwa bihindutse cyangwa hari igicuruzwa gishasha ushaka kuzana muri business yawe ufata za menu zose ukazijugunya ugakoresha izindi kandi nyamara mu kuzikoresha byagutwaye amafaranga menshi. Reba ukuntu ufite abaseriveri benshi mu kazi kawe bamwe batari ngombwa kubera ko buri mukiriya uje bagomba kwasanga umuseriveri akamutuma ibyo akeneye. Ibyo bigutera igihombo bigatuma utanga service mbi kubera ko utaramenya Bukelo Plus. Iyi ni QR code dushyira ku meza umukiriya yaza agahita yisikana hakabona urutonde rw'ibicuruzwa n'ibiciro byabyo. Ukimara kumva QR code uzitekeza ko ari nka zimwe zisanzwe ariko igisubizo ni oya. QR code ya Bukelo Plus ifite umwihariko kuko umukiriya akora order y'icyo ashaka agahita nishyura. Abo kuri service bakabona ko yishyuye bagahita bakimuzanira. Ubundi yasoza agahita yitahira bitabaye ngombwa ko ategereza umuseriveri wo kuza kumwishyuza. Kwa kundi umuseriveri yajyaga guhembwa akabona ibicezi bitewe nuko umushahara we barawukase kuko abantu bamugendanye batamwishyuye jyamaye nka data. Ibyo birahita biba amateka ku muntu wese wakoresheje QR code ya Bukelo Plus. Dore inyungu zizaba kuri wowe n'abakiriya bawe igihe cyose ukoresheje QR code ya Bukelo Plus.
nta mukiriya uzongera kuzaho ngo ategereze ko umuseriveri amuzanira menu, nta kongera kubungana ibipapuro bya menu, kandi n'umukiriya nta byo gutegereza ko umuseriveri amuzanira menu. Nta mukiriya uzongera kukugenera leta kwishyuye kuko azajya akora oda yishyure mbere. Ntuzongera gukenera guprintinga menu nshyashya mu gihe hari ibicuruzwa byahinduye ibiciro, hari ibicuruzwa bishyashya wazanye cyangwa hari ibicuruzwa bishyashya ushaka gukuramo, kubera ko system ya Bukelo Pass ireditingwa ukayihindura uko uyishaka. Umubare w'abaseriveri wakoresha uzagabanyuka kuko umukiriya azajya akenera umuseriveri igihe cyonyine amuzaniye ibyo yodarinze. Nimba wari ufite abaseriveri 10 wahembaga, bashobora kuzahita bagabanuka bakaba 3 cyangwa 4. Iyi QR code igufasha kumenya umukozi ukora cyane n'ukora gake kuko ubibwirwa n'ama oda umukozi yakiriye n'uko yatanze. Ubu wari ubayeho utaramenya Bukelo Pass, ibaze ko kuyikoresha ari nk'ubuntu kubera ko wishyura 2% bya buri oda yatanzwe. Ntawe ukwishyuza amafaranga ku kwezi. Reka da, wakoresheje QR code ya Bukelo Pass ntushobora guhomba kuko systeme y'ibikorerwa muri business yawe yose ibikontorerwa ahantu hamwe. Nubwo buri museriveri aba afite agasysteme aboneramo oda yakiriye, ariko amafaranga yose yinjiye muri systeme akontorerwa ahantu hamwe. Iyi ni systeme yakozwe n'abahanga kandi maze umwaka wose ikora. Abayikoresheje bakubwira ko aricyo kintu cya mbere bishimira. Ibaze ko buri kwezi uzajya wishyura udufaranga duke tutanageze kuri 1/2 cy'amafaranga ahembwa umuseriveri umwe, kandi systeme yakoze akazi kagakozwe n'abaseriveri bagera kuri 6. Baraza bakaguha QR code ku buntu, bakanayikwigisha wowe n'abakozi bawe ku buntu, ubundi ukajya wishyura 2% bya buri oda. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo abakiriya bakonsomye miliyoni Bukelo Pass yishyura 20 gusa. Wibuka ko umuseriveri ashobora guhembwa 100 ku kwezi na 500 yacuruje. Ngaho hamagariza nimero zatanzwe kuri screen yawe, cyangwa ujya muri Chrome wandikemo ngo wa@bukelopass.com, ubundi bakuzane QR code banagusobanura ukuntu urayikoresha wowe n'abakozi bawe. Mu gihe ikipe yakinye neza muri football bavuga ngo yatanze isomo rya ruhago, mu muziki naho reka wakoze neza tujye tuvuga ko yatanze isomo ry'umuziki. King James, umwami w'umuziki mu Rwanda watangiye umuziki za 2006, yagaragaje ko imyaka 20 amaze mu muziki atari y'ubusa ahubwo ari y'ibikorwa kandi ibikorwa by'indashyikirwa. Numwe mu abantu batahaga agaciro, bimwe bavuga ngo yari underrated, ariko ibitangaza amaze gukora muri zituwe byirakoze bigaragaje ko ari umuhanzi u Rwanda rwarirengagije, nyamara kandi ko mu Rwanda hari zahabu nyinshi zihishe zitarigaragaza. Nta muntu watekereza ko King James ashobora kuza agafata abanyarwanda bose akabicaza bakiga. Ndavuga abanyamuziki, abahanzi, abaririmbyi, abacuranzi n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye mu Rwanda. King James yabicaje baricara bariga. Hari habita ngo nabami b'abagore. David yavuze ko ari umwami w'abagore, ariko kugeza kuri aka kanya ikamba ry'umwami w'abagore King James bararyicaranye, nta nduru uteze kuzarimwambura. Niwe muhanzi wenyine wakoze igitaramo kigitarwa n'abakobwa benshi kandi beza b'ingeri zose, bafite amafaranga kandi b'abakire nabo mu miryango isirimutse, imiryango yo mu bakire. Ahantu hose wasangaga umukobwa muri Kigali yakubwira ngo ndi kwitegura igitaramo cya King James. Utiteguraga icyabaye bwa mbere yiteguye icyabaye bwa kabiri. King James mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatangaje ko afite icyitwa 20 years celebration y'imyaka 20 amaze mu muziki. Abantu benshi ntago babyumvaga, ntabwo bumva ukuntu King James agiye guserebura imyaka 20 amaze mu muziki, nyamara yasaga nk'uwazimye kubera ko nta ndirimbo cyashya yarahetse gusohora. King James icyo gihe nubwo yasohoraga indirimbo zimwe na zimwe, ariko ntabwo zakundwaga cyane. Wasangaga n'ubundi ari ibintu biraho abantu batabiha agaciro, bakavuga ngo w'amafaranga yarayabonye ngo niyikomereze business ze ngo iby'umuziki abireke. Yagaragaje ko kuba indirimbo zawe zakundwa cyangwa se ko wakora ibitaramo bigakundwa bidasaba imibare yo kuri YouTube. Yagaragaje ko YouTube ari scam ya mbere ibaho mu gushuka umuhanzi akibwira ko ari icyamamare. King James watangiye kera umuziki ufatwa nka papa w'umuziki nyarwanda uri moderne kuri ubu ngubu kubera ko yawutangiza 2006. Abantu benshi bataranajijuka nk'aba bahanzi benshi bahari ntago bari bakavutse, bamwe muri bo abandi ntago bari bagatangiye umuziki. Gusa bazi umuziki wa King James neza bakanamenya n'ibyo abanyarwanda bakunda, baravuze ngo King James agiye gutwika, hagiye gushya, hagiye gukongoka, agiye gukora ibitangaza i Nyarugenge. Yasohoye amatike, akimara kujya hanze bwakeye amatike yashize. BK Arena ibihumbi hafi 10 bijya muri BK Arena, amatike bwakeye yashize. Abantu baratungurwa, bamwe bateye amatike ya King James yaguzwe nande cyangwa ni baringa. Ntabwo bibaza gukuntu Arena bisaba Bruce Melody ko yiteranye na Debeni kugira ngo yuzure, kandi nabwo ntiyuzure neza. Ukuntu King James yabayujuje mu munsi umwe atangaje ko amatike yasohotse.
hari abantu benshi batabyumvaga. Yahise akora ikiganiro avuga ko kuko hari amatike yashize kandi hari benshi bagomba kuza mu gitaramo cye batari bayagura, ategura undi munsi wa kabiri. Yateguye igitaramo cya mbere ahita apanga n'icya kabiri ku munsi ukurikiyeho mu rwego rwo kugira ngo atazagira ibintu byinshi byangirika. Niba yateguye igitaramo ku munsi wa mbere agahita agitegura no ku munsi wa kabiri bikaba nk'ibifatanye, ibyuma kubikodesha bizamworohera, abakora amasuku bizaborohera, installation y'ibyuma bizaborohera, ndetse n'abaza mu gitaramo bizaborohera kubera ko bazaba bacika mu munsi wa mbere bazahita baza ku munsi wa kabiri. King James ubwo yarabiteguye, abantu bati ibi bintu uyu mugabo yihaye ntago azabishobora, iyi arena si ya buri wese, yagomba kubijyana muri Camp Kigali cyangwa akabijyana ahandi hantu, ariko ntabizane muri arena kuko ngo arena si ya buri wese. King James we yavuze ko abafana babizeye kandi ko bazaza. Kera kabaye umunsi w'igitaramo warageze, mbere y'uko igitaramo kiba wabonaga hanze ya Beka huzuye inkumi nziza zambaye neza, zisize, zambaye utwenda tugufi, zambaye utwenda tw'udusengeri, ziteguye guceza, zirinze kwambara imyenda ifunganye kugira ngo batabona uko baceza cyangwa se bakabira icyuya. Itangazamakuru ryaraje, abantu benshi baraje, ariko icyatunguye abantu ni uburyo King James imitegure y'igitaramo yari itangaje. Ntabwo yigeze akora press conference nyinshi n'abanyamakuru, ntabwo yigeze akora ibiganiro byinshi n'itangazamakuru, wicyo yitayeho ni kimwe gusa: kuba bizi neza ko abantu bamukunda kandi nabo bakunda, kandi ko n'umuziki we wahitinze kuva kera. Igitaramo cyenda gutangira wabonaga BK Arena yenda kuzura hakiri kare, nta n'igitekerezo cy'uko King James ari buze kuri stage. Abakobwa, abagore, abana, abagabo n'ingeri zigiye zitandukanye bose bari bitabiye igitaramo cya King James. Icyabaye ku munsi wa mbere cyari gitangaje kubera ko nibwo bwa mbere abanyarwanda bari babonye umuntu amanutse mu gisenge nka bindi bya Chris Brown aje kuri stage. Yamanutse mu kantu kameze nk'akaboxi, ubundi arazagira kuri stage ahasanga inkumi n'abasore n'abacuranzi ba gitari bari bashidutse baje kumucurangira nk'umuhanzi mukuru. Ibyamamare mu ngeri zose byari byitabiriye igitaramo cya King James. Abantu batunguwe no kubona abo bafana n'abari abafana ba King James. Ukabona umuhanzi ufana ufata nk'icyamamare ndetse n'abagenzi be bakunze kumuherekeza bose baje babaye abafana ba King James. King James yakoze amateka yuko ufata abahanzi bose hafi ya bose bo mu Rwanda bakaza kumushigikira. Abatari kumwe nawe kuri stage bakaba baje kwitabira igitaramo cyiwe baje kumushigikira. Kwikubitira umuntu wagaragaye mu gitaramo cya King James bagatungurwa yitwa Bruce Melody. Bruce Melody na genge ye irimo ba Coach Gaeli, ba Kenny n'abandi bagiye batandukanye, irimo n'abambari bo marimo ba Rocky, ba Kadafi n'abandi bose bari babukereye baje mu gitaramo cya King James. Aba Miss Bayishimwe Naomi, ukazanaho mukuru we Katia, ugashyiraho ba Miss Muheto, ba Miss Muyango, bose bari bitabiriye igitaramo cya King James. Ni ukuvuga ngo buri mukobwa mwiza wese ugaragara muri uru Rwanda yakigiyemo. Yewe n'utaragiye mu cya mbere yagaragaye mu cya kabiri. Turacyari gutaramo cya mbere. Igitaramo cya mbere cyagaragayemo abahanzi bagiye batandukanye batiganjemo bari barigiye Rubavu kubera ko hari yabaye na Iwacu Muzika Festival yagomba kubera Rubavu, kandi iyo Iwacu Muzika Festival yagomba kujyamo abahanzi bamwe na bamwe bagiye batwara gumaguma. Safi Madiba, Nizo Kabosi ndetse n'uwitwa Hambo Jizo bose bari bari Rubavu bagiye muri Iwacu Muzika Festival. Bivuze ko ku munsi wa mbere ntago bigeze bagaragara mu gitaramo cya King James. King James ufite indirimbo zigera mu 1000 yakoranye n'abahanzi ndetse nizo yikoranye, akubwira ko buri ndirimbo yose afite nta nimwe mbirimo. Numwe mu bahanzi nyarwanda bafite indirimbo nyinshi kandi zose nziza, nta ndirimbo mbi agiye afite. Urebye amakorabo yagiye akora nta nimwe bavuga ko ari mbi, korabo zose ni nziza. Singo yagiye akora ziwe zirahebuje. Uhereye ku ndirimbo za kera nta ndirimbo nimwe ya kera King James yasize, inyinshi za kera yazirimbye cyane ko arizo n'abafana bazi, isubwo ubusanga batazizi no mu mutwe cyane. King James yakoze amahiti menshi kubera ko mwizamuka rye byaragoranaga kubona undi muntu wamuhiga kugeza naho yatwaye Guma Superstar. King James igihe yaririmbaga cyangwa ajyaga ku rubyiniro wasagaga abakobwa baguye igihumure. Numwe mu basore bakundwaga n'igitsina gore cyane, abakobwa bakamukunda kandi bakamwishimira kandi bakanabimwereka. Abakobwa bamukunda rero si abakera gusa, ahubwo nabo ubu ngubu bavutse nyuma yuko atangiye umuziki nabo baramukunda. Bari bisize amarange ku munsi w'ejo n'uw'ejo bundi washize
baje kumwifanira umuhungu wabo. King James ntabwo yageze atenguha abafana be. Akigera kuri stage yaririmbye indirimbo nyinshi zagiye zikundwa n'abafana be, harimo nka Parapara, harimo Niko Nabaye, harimo indirimbo z'urukundo zigiye zitandukanye. Ariko umwihariko King James afite nuko umukobwa wese wo ku isi situation yaba arimo atabura indirimbo ya King James imushimisha. Uwo banze, uwo bakunze cyane, uw'isugi, udafite ubusugi, uw'iwabo baroga, wananiwe urubyaro, wabuze kubyara, wananiwe urugo, wabuze buri kimwe cyose akaba yisigaranye we wenyine, umubi, umwiza, uw'igikara, uw'inzobe, warayashingiwe, warayapfushije, bose King James hari ukuntu abaririmbira bakagaruka muri mudu nziza. Afite umwihariko w'uko indirimbo ze zose zishitura abantu, kandi afite umwihariko w'uko yasohoraga indirimbo kera. Abahanzi bakoze umuziki kera si ngombwa ko wajyanaga indirimbo zawe mu bitaramo cyangwa se ngo babe bazumvishe kuri YouTube cyangwa zabaye trend ku TikTok, kubera ko abantu kera bakunda kumva radio. Indirimbo kenshi basubiraga kuri radio kandi bakazifata mu mutwe. Abazi indirimbo za King James abenshi nabagiye bazifatira mu mutwe ku maradiyo batazi na lyrics. Abumvaga baziririmbye muzasabwe, abanyuraga ku tubari bari kuziririmba, abanyuraga ahantu ku muhanda bari kuzicuraga ku mabutike, nabo ngabo bazi indirimbo za King James. Niyo mpamvu kugira ngo indirimbo ya King James uzayibagirwe ni nk'ibintu bitabaho. Biragoye ko ari kubona umuhanzi nyarwanda w'icyamamare utarakoranye indirimbo na King James. Abarimo ba Uncle Austin, aba Urban Boys, aba Dream Boys, ugashyiramo bande ba Priscilla, ba Jay Polly. Abenshi mu bahanzi nyarwanda benshi bakoranye indirimbo n'uwitwa King James. Indirimbo yashuhije abantu cyane ya kera itari y'ubu ngubu, igakoma abantu kandi ikabakora ku mutima, ni indirimbo yitwa Bagupfusha Ubusa yakoranye na All Star. Njye mbona bagupfusha ubusa iyo uzakwibera uwanjye, nari kugutetesha ye, nari kugutonesha ye, nari kukunwanwanwa, nari Iyo ndirimbo King James akigeraho yahamagaye Uncle Austin, ahamagara n'abandi bahanzi bagiye bayiririmbamo barimo ba Bulldog n'abandi, ubundi barayiririmbana karahava, ivumbi biratumuka. Abitwa ba Safi Madiba baraza kuri stage barahashusha umuriro uraka. King James yabaye goti mu muziki nyarwanda, nta nuteze kuzipima cyangwa ngo amwigereranyeho. Ubu rwego rwe rwagiye ku ruhande rwiwe, abandi bazaza bavuga ko ari abandi. Bamwe bati babandi bitaga bamwe muziki nyarwanda ni bagiye ku ruhande. Uwitaga 001 Munyakazi, ubu ngubu ngo ntagakiri 001 yabonetse, we ngo ni 002. The Ben nayo ngo ni Tiger B, ariko amenye ko mbere ya Tiger ngo hazi intare. Ubu umwami w'ishamba mu muziki nyarwanda agiye guhinduka King James. Gusa bavuga ko nubwo tumugiza King James ari uko Meddy ataraza, kuko ngo Meddy aramutsaje nabyo byaba ibindi. Nubwo abantu bashidukiye King James, ariko ngo Meddy wese abanyarwanda gusa bamushidukira, abagani n'abatanzania, abanyakenya n'abanyaza Somalia. Meddy aramutsaje mu Rwanda bose bamanuka. Meddy kandi ngo aramutsaje mu Rwanda si ngombwa ko akorera igitaramo muri arena, ahubwo ngo azakijyana mu mahoro kandi bazagikurikira ari benshi. King James nawe ngo agomba gushaka uburyo yafata igitaramo ciwe akakijyana mu mahoro nk'icy'ubutaha, kubera ko uburyo yashimishije abanyarwanda ni uburyo budasanzwe. Ntago ngo abanyarwanda banyuzwe, agomba gutegura ikindi gitaramo kikabera muri Stade Amahoro, agakonfirma byaba ariyo nshuro ya mbere umunyarwanda akoreye igitaramo muri Stade Amahoro. Stade Amahoro nta muntu n'umwe arayipanga ngo ayipange avuga ngo arakoresherezamo igitaramo. Hakunze kuberamo imikino y'umupira w'amaguru, kandi akenshi bikaba APR na Rayon Sport ndetse n'Amavubi. Mu gihe tuba twiteze ko abanyarwanda barishimira umuziki kubera ko waje Diamond na Davido n'abandi, ubu habonetse undi munyarwanda ugiye guhabya abantu, akongera akabashyira ku murongo, bakizera ko ibyo waba ari byo bizima kurusha uko bakwizera iby'ahandi. Hari ingeso mu banyarwanda yo kumva ko nimba nta muhanzi wo mu mahanga waje ngo batagomba gushiduka ngo bashidukire hejuru bamusange. Ubu noneho ngo abanyarwanda bagomba kumva ko mu Rwanda naho hari abahanzi bafite agaciro. King James yabigaragaje. Abantu muri Simuyango, Muheto, Naomi n'abandi bagiye batandukanye ni bamwe mu baryohewe n'iki gitaramo. Abakobwa b'inkumi
b'ikimero bateye neza, basa neza, baseka neza, babaye aba mbere mu kuza muri iki gitaramo. Byari kugorana ko bari kuzakora igitaramo ari undi muntu utari King James, ukabona abamisi bose bahagurutse kandi bagahaguruka ntawe bahagurukije, ahubwo ari ubushake bwabo, bakagenda bakishyura amafaranga yabo mu myanya y'icyubahiro. Ibi ni ibintu bidasanzwe rero. Byari kugorana kubona umuntu umwe wipanze akazi atari asanzwe akora n'ibitaramo, akavuga ngo agiye kuzuza arena kandi ayuzuze mu munsi umwe, ahita anapanga n'igitaramo ku munsi ukurikiyeho nabwo arena yuzure. King James ngo ateye ibuye rimwe ry'ikinyoni ebyiri. Nubwo uramutse kupanze icya gatatu cyangwa icya kane, bitewe n'uko ibintu bye bipanze ku murongo, nabwo abantu bajyayo. Nubwo yakoze ibitaramo bibiri, ariko hari abatanyuzwe. Umwe mu bitabira ibitaramo bya King James kandi akavuga ko yanyuzwe cyane, yitwa Coach Gael. Aho yarari wabonaga ari gusimbuka cyane iruhande rwa Bruce Melody. Bruce Melody nawe warebaga hejuru kuri stage, akabona King James kuri stage, akavuga ngo mbega icyamamare we. Bruce Melody ati nanzi ko ari njye cyamamare, ariko ndayamanitse. Arangije ahamanika amaboko, aravuga ati genda King James ko kuri umwami. Abo muri management ya Bruce Melody bose bari bahagurutse baje. Isaba gusa kubera ko n'abanyamakuru bagiye batandukanye barimo barusine, nka Rusine yaragwakana umugore we nawe yamuzanye, baje gufana King James. Nyuma yuko tumenyereye ko mu Rwanda habima amapiano, hagabimwa n'izindi mbyino z'ubu ngubu zigezweho, hakaza amagurupe agiye atandukanye nka za Sheri Zirifa Foundation, Moriox, abo nta bigeze baza, ahubwo King James yizaniye ababyinnyi biwe, abakobwa bazi gukaraga umubyimba n'abasore bazi gukaraga umubyimba, ubundi babyina zuke karahava. Safi Madiba bakunze kwita Matiba, yagurukanye imirongo nk'uya saa 11 muri Amerika, aje muri ibi bitaramo bya King James. Madiba yaje yambaye amatiriningi, yiteguye kubyina no gucinya akadiho. Bageze ku ndirimbo yakoranye na King James, yinaga mu kirere, abakobwa bakunda Safi Madiba nabo binaga mu kirere, ubundi barabyina karahava. Undi muntu umaze iminsi yarahuye n'uruva gusenya yitwa Titi Brown. Titi Brown amaze iminsi ari mu bibazo kubera ko umukobwa bakundanaga Nyambo yaterewe ivi. Nyamba kibara gutera ivi, Titi Brown asa n'uwakonje, nubwo nawe ameze nk'ufite indirimbo muri no minsi iri guhitinga. Afite indirimbo yitwa Ngwinurare iri guhitinga cyane, yakoreye u Rwanda muri no minsi iri guca ibintu, iri kuvugwa n'abantu benshi. Titi Brown yagiye mu gitaramo cya King James, ubundi aririmba indirimbo asa n'ucyurira Nyambo, ati wanzanye mu rukundo ubonye mpageze uransiga. Amagambo y'urukundo wambwiraga asize umunyu yagiye he? Ngaho mbwira ese warikiniraga? Abwira Nyambo. Nyuma yuko yikaraganya imihanda na Nyambo, bakajyana ahantu henshi hagiye hatandukanye, bakajya igihe bagahakana ko bakundana, nyuma bakaza kubyemera, ngo nawe yiyongereye muri ba nduhira abandi. Titi ubu nawe numwe muri ba nduhira abandi, yabaye nduhira abandi nk'abandi bose, barimo Regis, barimo Zabamise Dikoro n'abandi bagiye batandukanye, bagiye bikaragana n'abakobwa ku mihanda, ubundi bikarangira babatwaye. Titi nawe ari mu baryohewe n'igitaramo, ariko kandi arashengurwa kubera ko Nyambo n'umugabo we nabo bari baje mu gitaramo. Nyuma yuko Nyambo bamwambitse impeta, yafashe umugabo wamuzana mu gitaramo, ubundi igihe cyose bari mu gitaramo akamufata, akamwiyegereza, akamugundira nka kumwe umwumbati n'igishyimbo biba byahoberanye mu isafuriya iyo babitekanye. Imwe mu mpamvu yatumaga Nyambo afata umugabo akamugundira, ni ukubera ko umugabo wari mwiza kandi ari umukire, ngo ibikorwa by'ikigali bishobora kuba byari kumushidukira bikaba byamutwara. Niyo mpamvu Nyambo yamufataga akamugundira, akamukomeza, akamubwira ngo ntahujya, uraguma ahangaha, akazajya namukubita n'utubizu duto duto kugira ngo yereke abandi bakobwa ko yahisemo, kandi yahisemo neza, ariko kandi ko yanahiswemo agahitwamo neza. Iki kwereka ko King James ari umuntu udasanzwe, nuko muri umuziki nta n'umuntu numwe bahanganye nawe ushobora kwipima ngo avuge ko ahanganye nawe. Ubwo babazaga Bruce Melody impamvu yita 001 umwami w'umuziki nyarwanda, bakamubaza niba King James azi nyuma ye, Bruce Melody yavuze ko King James ari umwe mu bahanzi ba mbere mu Rwanda yubaha kandi akunda. Hari umukote tikere tugezweho muri no minsi witwa Bogari, nawe ntabwo yatanzwe mu gitaramo cya King James, ariko yagezeho ngo abonye abakobwa beza, atangira kwibaza impamvu yakundanye na Roxa, akanamubabaza. Bogari aragira ati akaba hari abakobwa beza nk'aba ngaba, nkakurana na Nyiranyirabukara. Iranyirabukara ikangikargiga, narayiguriraga n'ibiryo.
ati nakoze ubugori jigi. Bogara ati ngomba gutana n'icyana nakakiryiga, mwumva uburyohe n'ukuntu barya icyana bakaryoherwa, nkava kuri Nyirabukara yankenguriye umutima. Ibintu abantu benshi batabonaga mu bitaramo babibonye mu gitaramo cya King James. King James yagaragaje ko hari indi sura abanyarwanda bagomba kubonamo abantu itandukanye niyo bababonamo. King James ntiyaririmbye gusa, ntiyashimishije abanyarwanda gusa, ahubwo yanatanze n'umukoro ku bandi bahanzi. Abahanzi bifata bakajya kuririmbira 200,000, abenshi bakaririmbira amayoga, abandi bakaririmbira 300,000 za 500, ngo bagomba gukura isomo muri iki gitaramo cya King James, bakubahisha izina ryabo bakaricuruza hakenewe, bakarikoresha ahantu hazima gusa ku buryo hazajya habyarira amafaranga menshi. Ngo ntushobora kuvuga ukuntu ugiye kuririmbira 300,000 uri umuhanzi watangaga icyizere cy'uko nawe ushobora kuzuza arena. Amafaranga King James yakoreye muri ibi bitaramo bibiri, hashobora kuba hari umuhanzi uzabona gukora ibitaramo birenga 500 ateranageza kuri 1/2 cyayo. Ubundi BK Arena bivuga ko ijyamo 10,000. Reka tuvuga ko buri muntu yishyuye 10,000 kubera ko n'ubundi itike ya make byari 10,000. Reka tuvuga ko buri muntu yishyuye 10,000 muri BK Arena. Ufashe 10,000 ugakuba n'ibindi 10,000 biba biri muri BK Arena, uhita ubona miliyoni 100. Ubwo nukuvuga ngo King James amafaranga make yinjije hariya muri kira gitaramo ni miliyoni 100, niyo mafaranga make. Tuvuga ko wenda spend zabaye senkani nabagacyuramo senkani. Bivuze ko muri ibi bitaramo bibiri asaruyemo miliyoni zitari munsi y'100. Yahemba abakozi ugasanga byibuze asaruyemo miliyoni nka 70 cyangwa 80. Ayo mafaranga umuntu uririmbira 500,000 ashobora kuyakorera mu myaka nk'itanu, kandi nabwo akaba yarasipendinze ku buryo adashobora no kuyagezaho. Niyo mpamvu abanyamakuru benshi b'abahanga barimo Babu Rwanda bagira inama abahanzi yo kutisuzuguza. Niba uri umuhanzi ukomeye ukaba ubizi neza ko ukomeye, ukarinda izina ryawe, ukarihesha ikuzo ku ruhando mpuzamahanga, ukirinda kuryasasa ugeze hose no kujya mu dutwiko tutinjiza kandi uri umuhanzi. Kimwe mu cyica abahanzi ni ukujya mu dutwiko tutinjiza cyangwa kwiyitirira ibintu bitari byo. Babu Rwanda yavuze ko atari ngombwa ko umuhanzi ashora amafaranga menshi, ahubwo ngo ashora izina rye, akaba ashobora kwihuza n'umukire ufite business, bagafatanya kuzamura iyo business, bitabaye ngombwa ko uwo muhanzi ashoramo amafaranga bagashora izina, ubundi business zikazamuka. Icyica abahanzi akenshi nuko iyo umuhanzi agize izina ahita yigira mu biyobyabwenge, mu bakobwa no mu bindi bintu bitamuha agaciro, ugasanga ari guspendinga amafaranga menshi cyane kandi atayakoreye, agahita azima. Umuhanzi agomba gutekereza imishinga iri hanze y'umuziki. Ntabwo umuhanzi ubwiza bwe bupimirwa mu muziki gusa, ahubwo ubwiza bw'umuhanzi bupimirwa mu mishinga bafite ku ruhande. King James ni umwe mu bantu bagaragaye ko bafite ama business yabo kera, abenshi bataratangira n'umuziki. Yari afite urugangano rwasajya akawunga, anafite izindi business zigiye zitandukanye, kubera ko amafaranga yaguye muri Guma Guma yaragifite agaciro kera, yamubyariye inyungu nyinshi, ayakoresha neza. Ubu numwe mu bahanzi bivuga ko bashobora kuba bafite miliyari y'amanyarwanda inarenga, ahubwo ngo sayo gusa, kuko King James mu busanzwe usibye iby'umuziki ngo ni n'umukire. Aretse gutangaza ko yujije inzu hafi y'ikiyaga cya Kivu. Iyo nzu ngo izajya iruhukiramo abantu bagiye gutembera, ubundi bakayiruhukiramo, bakajya kuryamamo bagasinzira cyangwa bagatuza, cyangwa se imiryango ikahiyakirira. King James ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite amafaranga, ariko kandi ngo amafaranga ajya aho yahoze kandi amafaranga ajya ahandi ari. Biragoye kubona umuhanzi w'umukene ukizamuka wakuzuza BK Arena ngo afate abanyarwanda bicaze, ariko King James bibonera amafaranga kuva kera, n'ubu kiyabona nibo bafana bari guhundagaza urufite rw'amafaranga. Gusa ni n'umukoro ku bahanzi nyarwanda wo gukora indirimbo nziza ziri karasike abanyarwanda bose bakunda, bakirinda ibishegu, bakirinda kwishora mu mapiano cyane, kubera ko amapiano uriya si umuziki nyarwanda. Uturirimba twa King James turatuje cyane, uraturimba abantu bagatuza bakatwumva, kandi bakagufasha no kudusubiramo kubera ko badufashe mu mutwe. Kimwe mu kintu abahanzi nyarwanda bagomba kwitaho ni ukureba imiziki bari gukora, bakareba ngo iyo miziki bari gukora izamara igihe kingana iki, ukareba ngo indirimbo igiye gusohora ifite uburambe bungana iki, ku buryo abanyarwanda batazayirambirwa. Hari indirimbo za Basarino Dio tucyumva, hari indirimbo za Westlife tucyumva kugeza na n'ubu, hari indirimbo z'impara n'ubu ngubu zanze kutuva mu mutwe. Niyo mpamvu umuntu wese ugiye gukora umuziki
ngo yagakwiye kureba kure agatekereza akavuga ngo uyu muziki ngiye gukora, iyi ndirimbo ngiye gusohora izamara igihe kingana iki ku isoko. Hari abahanzi bishuka ugasanga ibyo bibwira siko biri, agakora indirimbo akavuga ngo iyi ni hiti, nyamara ntibwire ko iyo hiti ishobora kumara ibyumweru 2 gusa cyangwa 3. Ubundi umuhanzi wa nyawe aba agomba gukora indirimbo y'ibihe byose. Umwe mu bahanzi bafite indirimbo nziza kandi z'ibihe byose yitwa Meddy, Ngabo Medal. Ngabo Medal urebye indirimbo ze zose ni z'ubu ngubu, ni za kera, kandi zizaba ni za kera, zabayeho, ziriho kandi zizahoraho, zizahora zishimisha abantu. Kimwe mu byo abahanzi bagomba rero ngo kwitondera ni ukureba imiziki bagiye gusohora bakareba uko imeze. Reka ibya King James tubicumbikira aha ngaha, turebe nimba ari undi muhanzi ushobora kuzaza akipima kuri King James agakora ibirenze bya King James. Kugeza kuri aka kanya King James niwe greatest of all time mu bahanzi nyarwanda bafite indirimbo zakunzwe n'abantu benshi kandi ziri classique ziririmbwa n'abantu benshi. Ni nawe muhanzi wujuje n'iminsi 2 yikurikiranya, kandi akaba gifite n'ubushobozi ku buryo nubwo yategura igitaramo cya 3 nacyo cyarebwa nubwo yagishyira mu mahoro cyangwa muri arena.